reka ndanguhanurire dosiye y'imitekerereze ufite mibi ihinduke mu izina rya Yesu. Dosiye ufite yo kwiheba, dosiye ufite y'agahinda, dosiye ufite yo kwiyahura, dosiye ufite yo kwishingira, dosiye ufite yo kubivamo, iyo kode kuramo, iyo kode uyijugunye, kuko Imana Isiraheli yose yari kwikwira imbere izarigita. Imana izategeka igite. Abantu bararambiwe ubuhanuzi bitewe n'igihe y'ugutegereza, ariko nje kukubwira ko Yeriko yawe Imana irayubikiriye, igiye gutegeka irigite. Iyo umuntu ari mu bigeragezo, iyo umuntu ari mu bihe by'umubabaro, iyo umuntu ari mu bihe bikomeye, abantu bamutera umugongo n'isi ikamutera umugongo, ariko umuhanga wo kugwiza inshuti wegera uri mu bihe bikomeye, kuko iyo umwegereye ntashobora kwibagirwa yuko wabanye nawe. Ngira indirimbo ivuga ngo ni wowe nasigaranye mu gihe inshuti nari nizeye zose zari zandekuye. Imana iguha umuntu umusigarana mu kibazo cyawe. Nimba warambuwe cyane, nimba utaramburwa ngo abantu bakwambure mu kazi, kuri bakwambure, nimba utaratukirwa mu kazi, nimba utaracunaguzwa, nimba utabona ngo umuntu agusuzugure mu kazi, ntabwo uzigera wubahura, cyari ku ikosi yo gutegereza kuzubaho. Umuntu wese wasuzugura mu kazi arindiriye kuzubahishwa, Imana ikamwubahisha. Ibimenyetso bikubwira ko Imana izakugeza kure. Imana ikuzanira abantu bagusuzugura, bakanagupinga mu kazi, bakanagufata, bakakuraguriza agati, unana banarya ari uko wakoze. Hari abantu barira ku bandi, bakanywera ku bandi, ukagaraguzwa n'umuntu agati nta n'icyo ashoboye, kubera ko ari mu gihe cye. Nawe igihe cyawe kiraje. Twongeye kubaha ikaze inshuti, abantu mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, bari ku migabane itandukanye y'isi. Tugarutse muri ya gahunda y'amasengesho. Murabizi ko turimo muri uku kwezi ndetse n'ukwezi kwa gatatu, gahunda yo gusenya Yeriko iri imbere yawe. Yeriko iri ku buzima bwawe, Imana igomba kuyigukiza. Kandi Imana ijya ibasha gukiza umuntu Yeriko, agapirana mwongero gake cyane, mwongeraho akantu gato cyane. Sawa. Iyo tuvuze Yeriko, abantu benshi ntabwo bakunda kumenya Yeriko icyo ari cyo, ariko Yeriko ni ikigeragezo umuntu atabasha kwishoborera. Ni ikigeragezo kandi uba utarabigezemo uruhare ngo kikugereho, ariko nanone hari nubwo ushobora no kujyamo n'uruhare kikaza, ariko kukikuramo bikakunanira. Ariko turashima Imana ko Imana igikiza abantu Yeriko. Uko Imana yakizaga Yeriko kera na n'uyu munsi niko igikiza Yeriko. Birashoboka ko nawe uyu munsi hari Yeriko kuriho, ariko humure, Imana ibasha kuyigukiza. Imana ifite ubushobozi, ntukitakarize icyizere ngo wumve yuko Yeriko iri imbere yawe izagusaziraho. Oya, Yeriko ikuri imbere izarigita mu izina rya Yesu. Ko byamera kose izarigita. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Kwa ujuma turi kumwe na Dieudonné, murabizi ko atagomba kubura, abari hano ari gufashwa. Hanyuma nguhaye ikaze, unyemerere wo nkurikiye, dutangirane kandi dusozanye nawe. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi linki, ari ubwa mbere ufunguye ukatubona, ukabona YouTube yacu, YouTube gusengerwa, tugusaba gusharinga ndetse no kura subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kugeraho. Kandi Imana igumugisha. Turashimira abantu bakora share, turashimira abantu bakora comment ndetse n'abantu batugira inama. Mwese Imana ibahumugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Ndajya nkubwire ngo
Yeriko iri ku buzima bwawe igomba gusenyuka. Imbaraga z'Imana zigomba kuyisenya. Yeriko iri ku buzima bwawe, yaba iri ku bana bawe, yaba iri mu muryango wawe, yaba iri mu kazi kawe, igomba gusenyuka. Imana ifite ubushobozi bwo gusenya Yeriko ikuriho ikagenda. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Tugushimiye ko ari wowe wenyine ufite ubushobozi bwose, ari wowe wenyine duhungiraho. Isi ifite ibibazo bitandukanye, ariko uri Imana ijya ibasha gufata ibimeze nk'imisozi ukabikuraho. Yeriko iri imbere y'umuntu ikarigita ikava ku buzima bwe. Tugushimiye ko ari wowe ujya ubasha kubikora, n'aka kanya ubasha kubidukorera. Ntabwo ducitse intege, kuko icyo wakoze nicyo gikomeye. Kuba tugiriho tugihumeka ni urukundo rwawe. Twizeye tudashidikanya ko uzakora ibikomeye ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Uwo muntu uri kunyeganyeza intebe mubwire ayiveho yicare ku yindi. Turasoma ijambo ry'Imana ari muri Zaburi ya 42 ku murongo waho turi ku murongo wa 2. Iri jambo ravuze ngo nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Imana ishimwe. Nkuko imparakazi yahagizwa, imparakazi, nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Nje kukubwira ko ibyifuzo byawe ntago bizakemurwa n'abantu bose gusa, ibyifuzo byawe bizakemurwa n'Imana. Ibyifuzo byawe bizakemurwa n'Imana yo mu ijuru. Ushobora kugira ibyifuzo byinshi bikakuzurana, iyo utizeye ko Imana ariyo yonyine ibasha kugukemurira ibyifuzo byawe, ushobora no gushiduka ubwonko bwahagaze, ushobora no gushiduka wiyahuye. Ibibazo byinshi bishobora gutuma umuntu acanganyukirwa, ariko niyo nkubwire ko ibyifuzo byawe Imana yo niyo izabikemura. Imana ifite inzira nyinshi igicamo igakemura ibibazo by'abantu. Imana ishimwe. Ubwo duherukana twavuze ibintu biranga, ibintu wakuzuza byatera Imana guhirika Yeriko iri imbere yawe. Ntabwo twabivuze ngo tubirangije, twavuze ibintu 7, ariko tuvugaho ngo twavuze 3 cyangwa se 4. Ariko icyo twatugezeho ni kivuga kwizera ku muntu. Ubundi kwizera, hari igihe umuntu yizera akizera abantu, cyangwa se ukizera inshuti zikaguhinduka. Kwizera tuvuga n'ukwizera wizera Imana, ukizera Imana ko Imana ishobora byose, ukizera Imana ko Imana ihindura amateka, ukizera Imana ko Imana yasinye Yeriko mu buzima bwawe. Hari umuntu wambwiye ngo narese moranizera ariko sindasubizwa. Ikimenyetso cyo kuzasubizwa n'ukuriho.
iyo batagushyinguye ngo upfe ujye mu gitaka ntukavuge ngo nturasubizwa kandi impamvu yo gutegereza uyifite ari ukuriho. Mu gihe umuntu wese ariho ntiwemereye kuvuga ngo nturasubizwa kandi uriho. Mu ijambo ryitwa gutegereza ntirigirira aho rirangirira. Gutegereza ni ugutegereza. Hanyuma ikimenyetso kizakubwira ko Imana izagutabara ni uburyo Imana ihagararanye nawe mu kibazo. Kukitemera ko abarozi bakwica, kukitemera ko iminsi mibi ikwica, kukitemera ko bya bindi biri kuniga n'inzoro biguhitana, ba bandi barara bacuragura kugira ngo upfe, kukitemeye ko baguhitana. Nuko hari icyo Imana igambira gukora mu buzima bwawe. Nibyo ufite Yeriko, ariko nuko ufite Yeriko hari ikintu gikomeye Imana yakoze mu buzima bwawe. Hari ikintu gikomeye umuntu ikizakuranga ko ufite Yeriko ikuri imbere ariko Imana izayisenya, ni uburyo Imana izahagarara nawe mu kibazo. Wari uzi ko na cya gihe uremba ukajya muri koma ukagaruka Imana iba iri kumwe nawe? Wari uzi ko Imana itajya gusiga? Yeriko ziriho. Hari igihe umuntu agira Yeriko y'ubugumba, ubugumba bukakurya we, aho washatse bakakuvuga, yo umuryango wavutsemo ukakuvuga, abo mwiganye bakakuvuga, amagambo akaba menshi, ukajya urarira wibaza ngo bizagenda bite. Iyo ni Yeriko. Ukajya kwa muganga ukivuza bikanga, abo mwashakira nk'abana bo bakiga bakarangiza primaire bakajya no muri segonderi, ugifite Yeriko y'urukubura urubyaro. Ikikubwira ko Imana izaguhoza yo warize nuko Imana ikwimana numve. Imana ishimwe. Gutinda kwawe ntibivuze yuko Yeriko itazarigita. Gutinda kwawe ni Imana irimo irakuzuriza ubuhamya uzabwira abantu n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bavuze yuko isi kurangiranyeho, bakazamenya ko hari Imana wizeye ishobora byose, ikora byose, ifite ubushobozi bwose. Hari igihe umuntu agira Yeriko y'ideni, ideni ukarwana naryo. Yeriko uzi Yeriko y'ideni utariye, utanariremo n'akanyama. Ubuzi ku munsi ko hari abantu bagira amadeni bishyura batarayariye, batanaguzemo n'ibitenge, nta n'inzu yubatsemo, ari Yeriko yamuguyeho hejuru. Iyo ni Yeriko. Ukajya uhembwa bishyura amafaranga utazi uburyo waguyemo, ukajya uhembwa agenda. Uyu muntu muzane ubutumwa umwuka w'Imana muntu nyumubwire ngo Imana ntiyagutaye. Iyo Yeriko igiye kuzariduka, igiye kuzarigita. Ukajya uhembwa amafaranga yose wishyura, abana bakakubaza ati kumaze umwaka wose ukora agiye hehe, ukabura icyo uvuga. Abana bakarya nabi, umugore akambara nabi, ibintu bikadogera, ukagwana Yeriko utasobanura umuryango. Yeriko ikaba Yeriko ikakuzengereza, ukarwara umutwe. Ariko turashima Imana ko nubwo bimeze bityo, muri izo Yeriko ntabwo tuhapfira. Igihe kigera Imana ikaduhanagura amarira, Yeriko ikarigita. Hari igihe umuntu agira Yeriko, hari igihe Yeriko rushaka rubi, ugashaka urugo rukakunanira, ukajya kanyarira bikanga, ugapfukamira umugabo bikanga, ugapfukamira umugore bikanga, ukamuvuga amazina bikanga. Ukagura amavuta bikanga, ugatakara bikanga. Umva,
ugahamagaza imiryango igaterana ikabagira inama bikanga, ugahamagaza abavandimwe bikanga, Yeriko ikaba Yeriko. Ukagira agahinda utigeze ugira uri umusore, cyangwa se ukagira agahinda utigeze ugira uri umukobwa. Agahinda utageze uri umukobwa ukakagira wubatse, Yeriko ikaba Yeriko. Kandi mwene ntigutinya, yagusanga muri korari, yagusanga mu kidiyakoni, yagusanga ufata mikrofone, yagusanga we na pasiteri. Yeriko iyo ngiyo nta ruhare bufitemo, igira igita. Icyama ngo ubuhanuzi ubwumve, itegure ko muri uku kwezi izo Yeriko zirarigita mu izina rya Yesu. Aya masengesho turimo ndagira ngo wimenyeho ko ufite Yeriko. Ntabwo Imana igutabara icyo utimenyeho, Imana igutabareho icyo wimenyeho. Iyo utari wimenyeho ikibazo ntikigukuramo, kuko iyo ikigukuyemo utakizi ntiwazayishima, kuko ntiwayishimira ibyo utazi. Hari umuntu rero mu kibazo akagira ngo niko bisanzwe. Ufite Yeriko. Hari igihe ugira Yeriko ugashaka urugo, ugasanga umugabo ni umusinza mwiza yose, akabona miliyoni 10 akazingura zikarangira, akanywa n'inzu akayigurisha n'akayinywera, n'imyenda akayinywera. Kandi kankubwire, Imana ikajya ikubwira ko azakizwa. Iyo ni Yeriko. Hari igihe umuntu agira Yeriko y'uburwayi, umuntu akabana n'uburwayi, tukamubona agenda akambara ikanzu akaberwa, akambara costume kaberwa, ukakwitamo karuvati imene gituzi karimbura amabuye, mbese umuntu yakureba akajya avuga ati ya mugabo kabisagezwe, ariko afite Yeriko y'uburwayi agenda niha. Hari abantu bagenda baniha. Uyu munsi ujya kubona ukuntu umuntu yaremuze mu gitondo kumuga umuntu yapfuye, yagendaga arwaye, yari afite Yeriko y'uburwayi. Iyo ngiyo hari igihe wizera Imana, Yesu Imana ikayitegeka ikarigita. Yeriko ufite nukomeza kwizera Imana izarigita. Hari igihe umuntu agira Yeriko yo gutinda gushaka. Nagize ngiroroha ikitonderwa. Hari ibintu abantu bajya bapfobya ntihabe agaciro, ariko Yeriko gutinda gushaka ni mbi cyane. Ibamo ibigeragezo 9, narayo bazisanga n'ibigeragezo 9. Icyambere, ibamo ibigeragezo byo kutigirira ikizere. Umuntu watinze gushaka ntigira ikizere, ahora yibaza ikibazo yaba afite, akibaza nimba ari amavuta mabi yisiga, akibaza nimba atazi guseka, akibaza nimba atazi kwambara nk'abandi, akibaza nimba ana amafaranga, akibaza nimba ari karane ziwabo. Byonyine uyu muntu ahora yica urubanza kandi nta kibazo afite n'Imana. Uramutse umubaje ngo ni icyo kibazo ufite umutima, ashaka no kutakibona, ntabwo ahora atuje. Hari n'igihe Yeriko imwegera ikajya imubwiriza, ushobora no kujya kuri ukuntu umuntu yatutserarize kandi nta n'umuntu amukoze, ara n'amafaranga yafite ukabona ararize, kasi kurize kwisobanura bikamunanira. Naho ni Yeriko yo gutinda gushaka. Reka mbwira abasore n'abakobwa mutinze gushaka, iyo Yeriko nayo Imana igiye itegeka ikarigita. Ariko irababaza. Yeriko gutinda gushaka irababaza. Noneho rero hari igihe umuntu atinda gushaka, ukajya n'umuryango urimo Satani, umuryango mubi urimo abadayimoni. Uzo umukobwa ufite umuryango urimo Satani, ufata igitenge mama warakubyaye akakigucyurira, warya tuzajye kurya uzahagira iwawe, wavuga ati wabara uzashaka umugabo wawe, akagira ngo hari konti wabitsemo. Ubuzi ikigeragezo gisinitswe n'umubyeyi wawe kiragatsindwa n'Imana. Iyo ni Yeriko. Noneho uwo ngo ufite umubyeyi, hari uyige none n'umubyeyi afite, nta harahamagara.
ari umuntu wambwiye ngiyi yoroha wera ntabwo yoroha uzi kugira Yeriko none n'umuntu urahamagara nayo iragatsindwa ndi kukubwira ko nta Yeriko n'imwe Imana itarigise uze gushakisha wasanga nta Yeriko n'imwe Imana itategeka ngo ive ikavaho ivaho cyo ngegeze ahangaha mpita nibuka mushiki wanjye se muvuze izina ariko nyeme ujya naho ubuhamya ndagushuhuje ahuri yagize Yeriko ari umufiyemeri agira Yeriko isaramwanga umuryango uramwanga bantu bamuvaho yarize kaminuza ajya kwiga no kudoda nabyo arabimenya abura abakiriya biramucanga ivumbi ratumuka bamurangira akazi baramwirukana arambwa ati werese mukozi Imana ngiye kwiyahura ndamubwira nti urupfu itarukohereje ngo ruze rugutware ko n'uyu munsi bashinguye ko Imana guhekuye ku rutonde rw'abapfa waretse kwirwanira wiyahura ko imbere yari heza iyo utarapfa imbere yawe ari heza nubwo umuntu atahareba tukigire nabi ngo wishakire urupfu kuko buri munsi barashingura mu gihe Imana yakuvanye ku rutonde rw'abapfa menya ko Yeriko iri imbere yawe izarigita mu izina rya Yesu kuko ikintu gihenze ku buzima bw'umuntu ni ubuzima Imana yaguhaye ntabwo igihenze ari ibisubizo ukeneye igihenze ni amagara yawe Imana ihagazeho arambwa ati ubundi agiye kwiyahura yo ariko Mana uri Imana itungurana abimbwira mu masaa moya za mu gitondo saa sita yari yagiye yavuze ngo nibigera saa saba ariyahura saa sita n'igice umuntu amusanga mu mujyi arimo azenguruka mu mujyi ngo ari gusezera umujyi ari ikibazo wikwica kongene wiganiriza ko kajya gusezera niko kajya gusezera karitsiye ari Imana ikujyanye Imana igusure ikumenyeshe ko Yeriko kuri imbere izariduka nuko izarigita nyamara izarigita kandi uzazo bitubwiye ngo yaranigise umwana w'umukobwa arimo agenda hari mu mujyi akubita n'umugabo w'umuzungu arimo yitembera umugabo w'umuzungu yiyambara ikabutura rwose n'abagenzi be umugabo w'umuzungu baramurebye ati n'uyu nguyu niwe shaka niwe naje gushaka muri Afurika abazungu bagenzi ati tugere n'abandi bari kumwe n'Abanyarwanda ati tugere ati oya uriya niwe naje gushaka uwo mukobwa nta gahunda afite n'umuntu nta muzi umuzungu ati nuriya baramukurikiye ati niwe naje gushaka reka mbabwire kwiga ni byiza kumenya ururimi ni byiza umuzungu avuze Kongereza umukobwa aramushubije yo ngeze aho ngaho mpita nibuka banigere ngo nawe Yeriko yawe zakubona uridutse Yeriko we zakubona uriduka dodo ni we hari Imana iritura Yeriko we zakubona uriduka umwana w'umukobwa ni saa sita n'igice harabura iminota mike ngo saa sita zigiremo uburozi yikorogeye abo mwiri umuzungu ambwa ati ni we nashatse navuye iwacu Canada nje gushaka narakurose Imana igende ijya ahantu hari igisubizo cyawe kirote mu izina rya Yesu igisubizo cyawe kirote cyerekwe nimba ari akazi nimba no guhesha akazi bakurote akazi kabone nuzo narakurose mu nzozi wambaye agatenge yambaga kanzu k'agatenge narakurose ukumeze mbona gutwaye mbona wambereye umugore mbona tubyaranya abana batatu narakurose mukobwa tuvuze kandi yabukoroze Imana naso nigira ko yagusanga uri no hejuru y'urwo bugiye gupfa ikakubwira ngo reka gupfa amateka ndayahinduye ni Imana itegeka Yeriko ikarigita igihishakiye umukobwa atega amatwi nene namubwiye ngo Imana izagutabara igutunguye arambwira ati byo nuko uhaze we
ntabara ntunguye sintunguye ko yanyanitse. Hari igihe umuntu asenga ibintu by'Imana ukajya ukabihaga ukandika amasezerano burya ntukarenganya umuntu atari kwandika. Hari igihe umuntu abihaga akabyandika karuha agasenga bagati muhanure cyangwa nimuhanure nimusenge cyangwa nimusenge aho nategereje rahagije. Niho tugeze abantu benshi bari mu ikorosi ryo kuvuga ngo ibintu by'Imana ndabihaze. Abantu bararambiwe ubuhanuzi bitewe n'igihe gutegereza, ariko nje kukubwira ko Yeriko yawe Imana irayubikiriye igiye gutegeka iri gite. Mukobwa yahita yegama ikibambasi hari mu mujyi ku isoko arumirwa. Umuzungu ati tugende tujye gusanya nkubwira amakuru yandi. Umukobwa yarema ari gutembera asezera umujyi, babaragiye dosiye yo kwiyahurira ihita ihinduka. Reka ndanguhanurire dosiye y'imitekerereze ufite mibi ihinduke mu izina rya Yesu. Dosiye ufite yo kwiheba, dosiye ufite y'agahinda, dosiye ufite yo kwiyahura, dosiye ufite yo kwishingira, dosiye ufite yo kubivamo, iyo kode kuramo iyo kode uyijugunye, kuko Imana isahire yose yari kwikwira imbere izarigita. Imana izategeka igite. Umukobwa baragenda aramwicaza muri hoteli nziza atigeze anakandagiramo. Hano mujyi ari hoteli iri hejuru pisine hari mujyi nziza cyane, dodo ni wicara ukaramba pisine ukajya ureba ahantu. Ntabwo nanize ko hejuru abantu uricara, ariko abantu babakire muri abana beza usikora hano umuntu yicara hejuru, uri hejuru ukajya amazi uri hejuru, hari n'amazi we abantu boga, ariko witeka we sinyivuze nabanyekure publicité ntago wamaye akazi. Ariko iri hariya mu mujyi hoteli imeze neza cyane ifite pisine hejuru hejuru. Muzunga mujyanayo, nanjye nigeze njyayo, nanjye harugeze njyanayo umuzungu rwose. Ariko Imana we guhagurukiza Simoni mu izina rya Yesu ko numva ndimo ndi guhanura, kandi hari umuntu Imana igiye gutungura. Yo popo sha muzungu aramubwira ati je t'aime. Kuvuga ati nabukoroze ati butuvugana ubukwe erego kandi na yasheni bagerana nayo yaramukurikiye, baricara baramugaburira, atera ivi. Umuzungu atera ivi akurura ikimareta agendana, avanamo impeta, avanamo ikira byazanye. Ariko Imana we, Imana ikwanika izakwanura. Hari umunsi yanyanuye abantu baravuze ngo nzapfa nabonye akazi, nisanga impaye misiyo njya mu kazi njya guhembwa amadolari. Iyi Mana yagutungura ikategeka Yeriko kuri imbere ikarigita, abantu bose bari kugukoba bose bakavuga ati turakwemeye mabuja, turakwemeye bose. Iyi Mana igitegeka Yeriko ikarigita, uwari mayibobo akitwa boss. Ibyagufasha ijambo bigende gake. Ndasubiramo, ibyagufasha ijambo bigende gake, bifata amafiri bigende gahoro, kuko mu mwanya byarwara ibicurane, mu mwanya byarwara umutwe, mu mwanya Imana yabifunga iminwa, mu mwanya byahindura ijambo. Ibyagufasha ijambo bigende gake. Ako kantu nushaka uze kukandika ku nkingi z'umutima, ukandika ahantu ukunda ngo ibyafashe ijambo bigende gake Yeriko izarigita. Umukobwa icyamurizaga, icyamusuzuguraga, icyari kimuhangayikishije nta kindi ni urugo. Atega amatwi, bamuhura byaragwakira, amaze kubyakira byose ntiyahamagaye se, ntiyahamagaye nyina, ntiyahamagaye abavandimwe, yahamagaye ngo twasenganye. Namwe ngo Imana izagutabara igutunguye. Arambwa ati we rari se mukozi w'Imana irantunguye. Ese gutunguye ati umufite fiance w'umuzungu. Tari yarambwiye ko nzajya Canada. Uba ari Canada. Ubu ni mama w'abana ari Canada. Kuba uri umunyonzi ntibivuze ko uzasazira mu bunyonzi. Kuba uri warabyari iwanyu ntibivuze ko uzapfira. Kuba nta kazi ugira ntibivuze ko Yeriko rekosika. Yeriko kuri imbere, Imana yiteguye gutegeka ngo nirigite.
Mana ishimwe. Umukobwa yakoze ubukwe mu mezi 3 akora ubukwe, muzungu ati ndagutegereza bakora ubukwe, ashaka ibyangombwa aramugurukana. Ubu afite abana 2, nyamara hari kurira kwa umuntu. Bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Bibiravuze nk'uko Imarakazi yahagizwa no gushaka amazi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza abana. Ese wareka gushaka Imana ugashaka nde? Abo wari wiringiye ko bagutaye, abo wari wiringiye barakujugunye, ibyo wari wizeye ntibyakunze. Ahagizwa no gushaka Imana izakurengera ku munsi mubi. Gira ishyaka ryo gushaka Imana izaguhoza amarira. Gira ishyaka ryo gushaka Imana izakuvura ibikomere umaranye imyaka ufite. Gira ishyaka ryo gushaka Imana izongera ikagusubiza ku ntebe ukicara. Yeriko kuri imbere izarigita. Turi mu kwezi ko kuritura Yeriko. Gira ishyaka ryo gushaka Imana izakugarura agaciro mu gihe utarapfa. Hariho ibyiringiro. Babwire, hari igihe umuntu ahomba, hari igihe umuntu ahomba agahomba kanahombana. Nasenganye n'umugabo wahombye, arahomba rwose, ubuzima burahagarara, ubuzima bwe burahagarara. Reka mubwiye, nimba hari ibintu bibabaza umutima, no kuba waratunze ugasoza ukena, biragatsindwa n'Imana. Imana izabikurinda. Ariko iyo wahagizwe no gushaka Imana, hari igihe uhomba, Imana ikazakugarukaho igahindura amateka. Hari igihe Imana yemera ko ibihombo biza ku muntu ari ibihombo byo kwigisha abantu, ari n'ibihombo byo kugira ngo Imana ikwereka abantu. Nka biriya byabaye kuri Yobu, ntabwo byari ibihombo byo gutakaza ibyo ngo bigende burundu. Byari ibihombo byo kugira ngo Imana imenyeshe ko Satani adafite uburenganzira kuri Yobu. Byari ibihombo byo kugira ngo Imana imenyeshe ko Satani Yobu yakurikiye Imana atari amafaranga, naho ibyo byose byagenda atareka Imana ye. Byari ibihombo byo kugira ngo Yobu amenye inshuti ze. Iyo umuntu akize baraza, ariko iyo ukenye baguha bayi. Kukiringira abantu, igihe uzaba wicaye mu mwanya mwiza bazahurura. Igihe uzaba wambara kositimu neza ugashyiramo urukweto rugezweho bazahurura. Ariko umunsi uzakena bazagusezera. Umunsi bazumva amakuru meza, uzabona batate na bawonkere na batate na bari byona bajyaje. Uzabona abantu batandukanye bavuga ko uri uwabo. Uyu munsi abiwanyu ntabahari. Oya ntago uri incike, aho abantu barakora bagasanga ntacyo ufite cyo kubaha. Iyo bamuvuyeho yari umuntu w'Imana, afite abantu bamukunda bamuvaho, ariko Imana imugarutseho, amateka arahinduka. Ese uremera ko hari Imana yakugarukaho amateka akazahinduka? Umwami Yesu akunye nkubwire ngo Yeriko iri imbere yawe, Imana irayubikiriye. Yeriko iri imbere yawe, Uwiteka Imana Nyiringabo arayubikiriye. Ijuru rimanuwe no kukuvugutira umuti w'amasengesho wo guhenura Yeriko ikuri imbere yawe. Abarozi bateye agatebe baricara baragucunaguza, abanyamagambo barakunegura, baravuga ngo ntawe uzabacikira kuko Imana yemeye kugeragezwa. Bibwira ko bafite imbaraga. Iyo bagira imbaraga baba baraguhitanye. Impamvu gihumeka ntabwo ari impuhwe z'abarozi, si n'impuhwe z'abakwanga. Impamvu gihumeka ni icyo uzaba cyo kikurindiriye. Imbere yawe Imana izagutungura. Umva nkubwire inshuti y'Imana, nkubwire, wari ufite amafaranga aragenda yose, wari ufite akazi uragatakaza, wari ufite abana barakunanira, wari ufite ibyangombwa birinze bishaza utabigendeyeho. Humura, ijuru ntabwo ryatobotse n'ijya ritoboka, nta na mini yageraho Imana ituye, nta n'umuntu uzaguteranya ku Mana. Igihe kizagera Imana iguhanagura amarira. Yo Olia shakore bori amandreba.
amarira uhorurira Imana iza yaguhoza amarira uhorurira Imana iza yaguhoza Oria shakota komera kwibanga ize rumucunguzi komera kwibanga ize rumucunguzi oya sharaba ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe oya shakotera ni Yesu ufite ijambo rya nyuma oya sharabore izeru mucunguzi iyo umuntu ari mu bigeragezo iyo umuntu ari mu bihe by'umubabaro iyo umuntu ari mu bihe bikomeye abantu bamutera umugongo n'isi ikamutera umugongo ariko umuhanga wo kugwiza inshuti wegera uri mu bihe bikomeye kuko iyo umwegereye ntashobora kwibagirwa yuko wabanye nawe ngira indirimbo ivuga ngo ni wowe nasigaranye mu gihe inshuti nayo nizeye zose zari zandekuye Imana iguha umuntu musigarana mu kibazo cyawe Bibiravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ntabwo uzaba muri iyi si nk'uri muri paradizo utunze afite impamvu aratunze ariko ntiyishimye ariko ndakumenyesha ko ibigeragezo Imana igitegeka bigahindura isura Yeriko wari ufite igahinduka Imana ikakuremera indi Yeriko ntabwo izimaraho zimazeho ntiyakubona umutima wawe nukomeze kwahagizwa no gushaka Imana reka nkubwire ibintu bitatu ngiye kubwira ubyandike nimba warababaye cyane uzahozwa cyane nimba utarababara ntiwibwire ko ufite n'ibyiringiro byo gutabarwa uracyari ku ishuri ariko nimba warababaye cyane uzahozwa cyane nimba utarababara ntiwishyire ku rutonde ube wivanaho ibyo ni bibiri bifatanye icya gatatu nimba abantu barakuvuyeho cyane bakakunegura bakakuvuga cyane uzavugwa cyane uvugwa neza nimba utaravugwa isi iragutegereje nk'izagucurange ubimenye iyo umuntu yavuzwe cyane bakamuvuga ko yarushye bakamuvuga ko bakamuvuga Imana itegura no kuzavugwa neza mbonye abantu Imana igiye gutegeka bavuge neza nimba warambuwe cyane nimba utaramburwa ngo abantu bakwambure mu kazi kuri bakwambure nimba utaratukirwa mu kazi nimba utaracunaguzwa nimba utarabona ngo umuntu agusuzugure mu kazi ntabwo uzigera wubahura cyari ku ikosi yo gutegeza kuzubaho umuntu wese wasuzugura mu kazi
arindiriye kuzubahishwa Imana ikamwubahisha. Ibimenyetso bikubwira ko Imana izakugeza kure. Imana ikuzanira abantu bagusuzugura, bakanagupinga mu kazi, bakanagufata bakakuraguriza agati unana banarya ari uko wakoze. Hari abantu barira ku bandi, bakanywera ku bandi, ukagaraguzwa n'umuntu agati nta n'icyo ashoboye kubera ko ari mu gihe cye. Nawe igihe cyawe kiraje. Imana ivana umuntu mu gihe cy'umubabaro igasiga abandi ari umwotsi uri kubacumbaho, wowe ikawukwanaguraho ikagutereka mu gihe cy'ibyishimo. Umuntu nakubona umwotsi ugucumbaho akagushima hejuru, uzamubwira ati nawe umwotsi uragutegereje. Uri kugucumbaho uyu munsi muzasimbana nawe uzamucumbaho. Nubona abantu barasiritse, nubona abantu barabaye abarakare, nubona abantu nta mikino bafite, aba bantu baba bafite kose bavuyeho yitwa ibigeragezo. Ubu hari ibintu utankangisha ngumbwire ngo ibini hari ubuzima Imana igucishamo bukagukamura, ibikoma byose bikagushiraho. Nimba Imana igihe cy'Imana kigeze ngo amateka yawe yahindure, nta mwana w'umuntu ufite uburenganzira bwo kuvuguruza iby'Imana yapanze mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Yeriko igomba kuriduka, igomba kurigita. Nimba igihe cy'Imana kigeze ngo amateka yawe ahinduke, Dieudonné Chantal we amateka ahinduke, nta muntu ufite gahunda yo kuvuguruza icyo Imana yashyize mu buzima bwawe. Nibashaka hamagara abanzi bose abahamagare, Imana izitambika. Nimba igihe kigeze yewe nkurikiye we ngo Imana ikuzamure ikwicazanye n'abakomeye, nta muntu uzabihagarika. Ndabona Yeriko z'abantu zirigita. Nimba igihe kigeze ngo Imana igukiza abagome bari bazengurutse inyuma y'inzu mu makazi ahantu hose, mu masafuriya ahantu hose, abagome bajya baza bakoroga umuntu bakamutongera ibintu byose bikanga, wanahinga n'ibyo uhinze bikuma kubera abagome. Ariko nimba igihe kigeze ngo uhinge weze, rela enemo takosika, nta muntu ufite gahunda ngo ibyawe byume. Rela irategeka n'umurima w'ibirayi ukarumbuka, irategeka ibyo uhinze bikanera. Nimba igihe kigeze ngo wambara agatimba, nawe uzatwara amafoto, nawe uzatwara amajipo, nawe uzatwara imisatsi, bazayitwara n'ubundi bashiduka Imana igutabaye. Yeriko yarigise, nta mugume wari wayizamura ngo yongera yubake. Reka mubwire, iby'Imana ikubise ntibyongera kuzamura agatwe. Nkubitira banzi banje we, mbese hari ibyo wabwira Imana uyu mwanya ngo nawe ibigukubitire? Mbese hari ibyo nawe wabwira Imana ngo nawe uyu mwanya ibikubite? Hari igihe kigera Imana igategeka ngo wa muriro we nubwo bamuteretsemo zima kandi uri kwaka. Abawucanye bari bize kushirira, bagasubona usohotse mudacumba n'umwotsi. Ibyo biri mu ijambo ry'Imana. Hiture mu mwotsi wagucumbyeho umuriro uri kwaka ku buzima bwawe kutaguhitanye. Kurebo erefoye Yeriko iri imbere yawe, Imana igiye gutegeka irigite. Baravuze ngo uzapfa uyu mwaka, ntacyo uzaba. Yeriko iri imbere yawe, Uwiteka agiye gutegeka irigite yo gukenyuka. Baravuze ngo uzasara, ntabwo ugomba gusara. Yeriko y'ubusazi igomba kurigita ukabaho. Baravuze ngo uzasazira iwanyu, uzabyara abana 3. Iyo Yeriko igomba kurigita mu izina rya Yesu. Humura, imbaraga z'Imana zize mu buzima bwawe.
baravuze ngo ntacyo uzapfa wimariye. Iyo ni Yeriko yamagambira agatsindwa. Iyo ngiyo Imana igiye kuzitegeka irigite. Ndabona ibintu byinshi Uwiteka agiye gufata akajugunya kure. Baravuze ngo iyo ndwara urwaye izakwica. Iyo ndwara ntabwo izakwica. Iyo Yeriko Imana igiye gutegeka irigite. Wowe gira kwizera, wikivumbura ku Mana, wishaka kwicira inzira. Umutima wawe nukomeze kuhagizwa no gushaka Imana, widohoka mu gushaka Imana. Bibiliya iravuze ngo umutima wanjye urahagizwa no gushaka Imana. Baravuze ngo uzava mu byizerwa uve mu byizerwa wibivamo, kuko Imana izaguhanagura amarira kandi hariho n'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ibintu dusengera. Saba Imana iguhe kwizera. Saba Imana kugeze ku masezerano yawe. Saba Imana gukomera mu maso y'abatakwemera. Saba Imana kubwira Imana ngo nawe ni guhindura amateka ubashe gutunga abandi. Saba Imana kuzura umwuka wera. Saba Imana gukomeza abanyamubabaro nawe bari imbere yawe. Saba Imana kuba igisubizo muri sosiyete, mu buzima bwawe aho uri ube igisubizo. Saba Imana igukize umwaka bagutereje, abifuza yuko uzahora uri ikibazo bashiduke nawe uri kuba igisubizo. Saba Imana kuba uw'umumaro mu muryango. Saba Imana kuba umumaro mu rusengero aho usengera. Saba Imana ngo ibintu icyenda ntuzi abarozi bari baragutwikirije kikuveho nawe ugaragare. Saba Imana kuba umutwe, umurizo ntago ari umurage w'abana b'Imana. Saba Imana kuba uw'agaciro mu buzima bw'abantu, mu buzima muri sosiyete, kuba agaciro mu ivugabutumwa. Saba Imana kuba agaciro. Yeriko ntiyareduka utabisabye Imana. Saba Imana kwambara imbaraga. Saba Imana kunesha. Saba Imana enewo kuba umutsinzi imbere y'ibibazo by'abadayimoni, ibibazo by'abantu biri imbere yawe. Saba Imana kugira ijambo ryo kuvuga. Satani yagufunze umunwa avuga ko nta kintu ufite cyo kuvuga. Saba Imana kugira ijambo ryo kuvuga mu kanwa kawe. Imana ikuremera icyo kubwira abantu mu izina rya Yesu. Hari abantu bacecetse bahindutse nk'ibiragi kandi bazi kuvuga, kubera ko Satani yabatwaye amashimi, abatwara n'ibyiringiro, abatwara no kwizera, abatwara no kwigirira icyizere. Ibyo bintu byose Satani yarabitwaye, hanyuma abahindura nk'ibiragi, bakuvuga badedemanga, bagakoresha ibimenyetso. Abandi bashyize mu kuryama birirwa baryamye, abandi bateza kurwara umutwe rwanywa ibinini. Umva nkubwiye, saba Imana kwigirira icyizere. Iyakurokora urupfu rukomeye iri kumwe nange kurengera. Iyakurinze na naka kanya yakurinda. Ndagira ngo usengere. Sohoka muri ubwo butayu, sohoka muri ayo marira, sohoka muri ako gahinda, sohoka mu kwituka, sohoka mu kwisuzugura. Haracyariho ibyiringiro. Umutima wawe ni wahagizwe no gushaka Imana. Ndagira ngo usengere mwene data. Birashoboka ko wari warasubiye inyuma, birashoboka ko wacitse intege. Umutima wawe niwongere ubwira Imana ngo Mwami, numva ngize ishaka ryo kugushaka. Menye neza ko utandetse, menye neza ko Yeriko iri imbere yanjye igomba kurigita. Bwira Mwami ngo Mwami, ndifuza kongera kuba udasanzwe mu buzima bwanjye, ndifuza kongera gukorera, ndifuza kongera kukuvugira Mwami. Saba Imana kongera guhembuka mama, papa nkurikiye, mukobwa nkurikiye, mu byo nkurikiye. Saba Imana kongera kujya uw'agaciro. Saba Imana kuba ubuhamya bugenda. Bisaba Imana wowe ubwawe ugomba kuba ubuhamya abantu bagendana muri karitsiye, bakakugenda ko bati uyu muntu afite ubuhamya. Ndagira ngo usengere. Wari ucitse intege, wari umeze nabi, wari uhangayitse, wari wihebye, wari wumva bikurenze. Hariho ibyiringiro ko Imana gutabara. Dusenge muri Yobu 2,
dusenge abantu bacitse intege, abantu bumvaga yuko Yeriko bagiye kuyipfiraho. Nta muntu ugeze upfira kuri Yeriko. Yeriko barizeye irarigita, nawe yawe igiye kurigita. Tujye gusenga Imana wacitse intege, umva bivamo, umva kwirwanirira. Imana ikubabarire, Imana igusubize ku rugero kwiriye, Imana iguhimbaraga. Tujye gusenga kabiri, tujye gusengera umuntu wese witeguye kuba umutsinzi, witeguye kubona Yeriko irigise, yinje mu bisubizo, yinje mu mashimwe, yinje mu butsinzi, yinje mu butabazi. Hariho ibyiringiro ko Imana yagutabara, kandi ni Imana itungurana yagutungura. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Turasengeye ababyeyi, turasengeye abagabo, turasengeye abakobwa, turasengeye abasore, turasengeye buri muntu wese dukurikiye, turasengeye urubyiruko, turasengeye umuntu wese ukuze n'umukiri mutoya. Hari umuntu witekerezo asanga yarivumbuye kubera ko yaratinze mu bigeragezo. Hari umuntu witekerezo asanga yari yarasubiye inyuma kubera ibigeragezo. Ariko uyu mwanya yongeye kugira ikizere, yongeye kugira ishyaka n'imyota byo gushaka. Mabarira aho yari yaraguye, mabarira aho yacitse intege, aho yarasubiye inyuma, umwezi umutunganye. Amaraso y'Igorogota namweza muboneze. Ole shako trebondre. Data, ndasengeye umubyeyi, ndasengeye umugabo, ndasengeye umukobwa, ndasengeye umusore, ndasengeye umuntu dukurikiye ngo amateka ahinduke. Yeriko iri imbere zabo zirigite. Yeriko hari abantu badafite Yeriko imwe, ahubwo bafite Yeriko nyinshi. Mu muryango ugasanga zirahari zo kudashaka, zo kudatera imbere zirahari, ugasanga mu Imana zirahari zo kutubahwa, ugasanga ahantu hose Yeriko zarazengurutse mu bana, zarazengurutse ahantu hose. Izi Yeriko z'abadayimoni ni zirigite, ziridite, zimuveho mu izina rya Yesu. Turasenze kuko uri Imana ifite ubushobozi. Ntabwo ubesheje abantu kugira ngo baturuke imitsi kubera ibibazo, ubesheje abantu kugira ngo bavuge ngo uri ibyiringiro byanjye, uri ibyiringiro byanjye Mana Aburahamu. Ndasengera umuntu wese ufite ibitero biva kuri Satani ndetse n'ufite ibigeragezo ngo mworohereze. Tururukana imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'inzingo, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abatongera, imbaraga z'abaroga, imbaraga z'abacuragura, imbaraga z'abagambana. Mu izina rya Yesu Kristo ayo marozi tuyirukanye, ngo izo Yeriko zirigite mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana itegeka Yeriko zikarigita. Yeriko z'ababyeyi zirigite, iz'abakobwa zirigite, iz'abasore zirigite. Lela erefoy, umuha icyo kubwira abantu, amazi igihe atavuga ariko uremera icyo kuvuga. Iyo Yeriko wayitegetse ikarigita, umuntu aravuga, umuntu arashima, umuntu avuga Imana, amateka arahinduka. Ndasengera abakozi b'Imana, ndasengera abashumba, ndasengera ababyeyi, ndasengera abaririmbyi, ndasengera abahanuzi. Haleluya! Ndasengera umuntu wese dukurikiye Mwami ngo Yeriko imuri imbere iriduke. Yeriko ya cyamunara iriduke. Yeriko we iriduka. Yeriko y'amagambo uriduke. Yeriko lela efoy, Yeriko yo kubura ibyaratunze irigite. Yeriko yo kubura ibyangombwa iriduke. Yeriko yo gukora kenshi ashaka pirima kayibura iriduke. Yeriko mu izina rya Yesu Kristo. Izi Yeriko uri kunyerekana zirigite kuko Imana ifite ubushobozi. Yeriko yo kutemerwa mu muryango irigite. Yeriko yo kwiga umuntu agatsindwa irigite. Yeriko yo kubaka urugo rukananirana irigite. Yeriko y'akagambane mu kazi irigite. Yeriko shima yamva nziza, ariko cyane ndashima Umwami Yesu. Ndashimu muso cyane ndashima Umwami Yesu. Imana ikuremere ihumure mu buzima bwawe. Imana iguhindura amateka. Imana ikubake wubakike.
umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.